Mana ngwino umfashe nyagasani banguka untabare niba Imana data na mwana ari umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibaye n'ubu n'iteka ryose amina. Nimukuze Imana mw'isi yose, nimuyihe ibisingizo biyirata, yakunze abantu ku buryo butangaje. Hahirwa umuryango ufite Imana umutegetsi n'abantu yitoreye kuba imbata z'umurage we. Hahirwa abihatira gucukubiri ibyifuzo by'umubiri birwanya roho. Nimukuze Imana mw'isi yose, nimuyihe ibisingizo biyirata, yakunze abantu ku buryo butangaje. Zaburi 109. Umukiza watsinze. Uhoraho yabwiye umutegetsi wanjye ati cara iburyo bwanjye. Uhoraho yabwiye umutegetsi wanjye ati cara iburyo bwanjye, kugeza igihe abanzi bawe mbagira umusego w'ibirenge byawe. Inkoni yawe y'ubutegetsi yuje ububasha, Uhoraho azayirambura igere kure uhereye i Siyoni. Ganza ugenge abanzi bagukikije. Wahawe ubutware kuva ukivuka, wimikirwa ku misozi mitagatifu. Mbese nk'urume rutonda mu museke, uko niko nakwibyariye. Uhoraho yarabirahiriye kandi ntazisubiraho na gato, atura umuherezabitambo iteka ryose ku buryo bwa Melikisedeki. Nyagasani ahora iburyo bwawe, agatikiza abami ku munsi w'uburakari bwe. Mu rugendo anywa amazi ku mugezi uhurura, bigatuma yongera kubyutsa umutwe. Niba Imana data na mwana ari umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nibahwe n'ubu n'iteka ryose amina. Zaburi 113. Imana yacu iri mu ijuru, icyo ishatse cyose iragikora. Ntabwo ari twebwe Uhoraho, ntabwo ari twebwe, ahubwo n'izina ryawe ukwiye guhesha ishema kubera urukundo n'ubudahemuka ugira. Ni iki cyatuma amahanga avuga ngo mbese Imana yabo iba hehe? Imana yacu iba mu ijuru, icyo ishatse cyose iragikora. Ibigirwamana byabo si ikindi ni feza na zahabu, ni ibintu byabumbwe n'intoki za muntu. Bifite umunwa ariko ntibivuge, bikagira amaso ariko ntibibone, bifite amatwi ariko ntibyumve, bikagira amazuru ariko ntibihumurirwe, bifite ibiganza ariko ntibikorakore, bikagira n'ibirenge ariko ntibigende. Nta jwi na busa riba mu muhogo wabyo. Ba nyiri kubihanga barakamera nkabyo, kimwe n'ababyiringira bose. Naho mwebwe bana ba Isiraheli, nimwiringire Uhoraho, niwe muvunyi wanyu n'ingabo ibakingira. Abo mu nzu ya Aroni, nimwiringire Uhoraho, niwe muvunyi wanyu n'ingabo ibakingira. Namwe abatinya Uhoraho, nimwiringire Uhoraho, niwe muvunyi wanyu n'ingabo ibakingira. Uhoraho aratuzirikana, azaduha umugisha. Azaha umugisha inzu ya Isiraheli, azaha umugisha inzu ya Aroni. Azaha umugisha abatinya Uhoraho, abaciye bugufi kimwe n'abakomeye. Uhoraho arabahe kugwira, mwebwe n'abana banyu, murakagira umugisha w'Uhoraho, we waremye ijuru n'isi. Ijuru ni ijuru ry'Uhoraho, naho isi yayigabiye bene muntu. Abapfuye si bo basingiza Uhoraho, bo bamanukira mu gihugu cy'ubujunjame. Naho twebwe abazima turasingiza Uhoraho kuva ubu ngubu ukageza iteka ryose. Niba Imana data na mwana ari umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, yubahwe n'ubu n'iteka ryose amina. Imana yacu iri mu ijuru, icyo ishatse cyose iragikora. Aleluya. Ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo mwandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 2, umurongo wa 13 na 14.
twebweho rero tugomba guhora dushimira Imana kubera mwebwe bavandimwe mukunzwe na Nyagasani, kuko Imana yabatoye kuva mu ntangiriro kugira ngo murokorwe mubikesha Roho ubatagatifuza, mubikesha kandi no kwemera ukuri. Ngicyo icyo yabatoreye ibigirishije inkuru nziza twamamaza, kugira ngo muronke ikuzo ry'Umwami wacu Yezu Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana, turishimiye Imana. Nzasingiza Nyagasani igihe cyose naho hose, ikuzo rye rizahora mu munwa wanjye ubutaretsa igihe cyose naho hose. Mumfashe dukuze Nyagasani, nimumfashe dukuze Nyagasani igihe cyose naho hose. Dusingize twese izina rye igihe cyose naho hose. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nzasingiza Nyagasani igihe cyose naho hose. Igisingizo cya Bikira Mariya. Aragowe umuntu wikungahaza ubwe, arahirwa umuntu uharanira ubukungu buva ku Mana kandi bukaberaho yo. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana Umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Rwose kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanyita umuhire, kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza. Izina rye ni ritagatifu, kandi abamutinya bagirira impuhwe. Uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, yerekanye imbaraga zimuri mu maboko, yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo. Yananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, maze akuza abakene. Abashonji yabagwirije ibyiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye Israeli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze, kuko yari yarabibwiye abakurambere bacu, agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Ubawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ibisabisho. Hamwe n'abahamya ba Kristo wazutse, we ukwemera kwacu gushingiyeho, nimucyo dushimira Imana Data. Singizwa Nyagasani Mwami w'ikuzo. Singirizwa Kristo w'i Nazareti, umuhanuzi ukomeye, kubw'ijambo n'ibikorwa bye yarabambwe n'imuzima iteka ryose. Singizwa Nyagasani Mwami w'ikuzo. Kubera umucunguzi watwoherereje, mu izina rye ibicumba biragenda, impumyi zirabona, ibipfamatwi birumva. Kubera umwana wawe wumviwe kugeza apfiriye ku musaraba, yarakujijwe ahabwa izina risumba ayandi yose. Singizwa Nyagasani Mwami w'ikuzo. Kubera Kristo wazutse akimenyekanisha mu imanyiro ry'umugati, ari rwagati mube igihe cyose. Kubera umuvuka mbere mu bapfuye, akugezaho abo urupfu rwarigaruriye. Dawe uri mu izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, urabe hafi abayoboke bawe, kandi abagutakambira ubagaragariza ubuntu bwawe butageruka, maze abatewe ishema no kukugiraho umuremyi n'umugenga bavugururemo ubutungane bukunogeye, kandi ubakongezemo ku bwa Kristo Umwami wacu. Amina. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugoroba mwiza.